abantu bamaze kwiha umwanya w'ibinyabuzima biza ubwenge kurusha ibindi byose biri ku isi, bifite ingufu kurusha ibindi byose, kandi bakaba ibinyabuzima bitegeka ibindi byose bisigaye. Igisa n'igitangaje ni uburyo iyo bashaka kugaragaza ubuhangange bwabo bigereranya cyangwa se bakiyitirira inyamaswa runaka, nyamara nibo bazitegeka, bivuze ko baziruta. Hari ibihugu 4 bifite ibendera ririmo kagoma: Mexique, Moldova, Misiri na Kazakhstan. Hari ibindi bihugu birimo Sri Lanka, Espagne, Montenegro, Georgia y'Amajyepfo, ibirwa bya Kayima n'ibindi byose bifite ibendera ririmo intare. Ntabwo nzi niba mu nyamaswa yishaka kugaragaza ko ikaze kurusha izindi ivuga ko yo ari umuntu, ariko abantu benshi bo iyo bashaka kuvuga ko ari ibihangange bavuga ko ari intare. Ntabwo ushobora kubara inganda, ibigo, imiryango, amakipe y'imikino n'amashyirahamwe afite intare nk'ikirango cyayo. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Kubera iki mu kugaragaza ubuhangange abantu bavuga ko ari intare? Kubera iki intare bayita umwami w'izindi nyamaswa? Izindi nyamaswa zo zirabizi ko intare ari umwami wazo. Intare ifite iki kigitangaza mu mibereho yayo ituma yitwa umwami w'izindi nyamaswa n'abantu bakabyemera? Ibaho ubuzima bumeze bute ku buryo bayita umwami? Reka tubivugeho. Iri riri mu majwi ateye ubwoba buri wese ashobora kumva. Mu mwaka wa 2015 hari igihe ibinyamakuru hafi ya byose hano mu Rwanda byanditse inkuru ifite umutwe ugira uti intare zagarutse. Icyo gihe leta y'u Rwanda yari yinjije mu gihugu intare 7 muri parike y'igihugu y'Akagera. Izi nyamaswa z'inkazi zari zimaze igihe zarashize muri iyi parike. Izi ntare 7 RDB yazanye mu Rwanda zarimo ingore 5 n'ingabo 2. Ejo bundi mu 2023 urwego rw'iterambere RDB rwavuze ko icyo gihe muri parike y'igihugu y'Akagera hari intare zibarirwa hagati ya 50 na 60 ngo ndetse zari zikomeje kwiyongera. Izi ntare 7 zazanywe mu Kagera zikuwe muri Afurika y'Epfo mu ntara ya KwaZulu Natal. Icyo gihe abanyarwanda batari bake bishimiye kugaruka kw'abo bami b'ishyamba muri parike y'Akagera. Izi ntare zazanywe mu Rwanda zatoranijwe imwe ku yindi muri Afurika y'Epfo, zizanwa mu Rwanda zitaziranye hagati yazo. Zashyizwe hamwe ngo ziremo umuryango umwe, kandi zarabikoze kubera ko mu myaka 10 nazo zikubye inshuro hafi 10. Nyamara aho bazizanye kuba muri parike y'Akagera ni ahantu hadafite ikintu kinini hahuriyeho n'aho zavukiye muri Afurika y'Epfo. Mu myaka 20 yari ishize mbere y'uko intare zigera mu Kagera, imikumbi y'impongo, impara ndetse n'imparage yahabaga nta kiyihangayikishije na kimwe. Mu ishyamba ritarimo intare, izi nyamaswa zabagaho zizenguruka ishyamba ryose ntacyo zikanga, ntacyo zitinya, zikarisha ubwatsi, zikabyarana hagati yazo zikororoka uko zibishatse. Ku ndya byatsi, iri shyamba ry'Akagera ryari nka paradizo. Gusa mu ishyamba ritarimo intare cyangwa se izindi nyamaswa z'indyanyama, iryo riba ari ishyamba ritarimo ubutabera. Kuri izi ntare kuzishyira mu ishyamba ry'Akagera ngo zidegembye byari nko kwinjiza abantu muri restaurant igabura ku buntu. Inkuru muri izi ntare z'ingore yari ifite imyaka 11 icyo gihe, yitwa Shema. Iyi ngiyi bayihisemo kubera ubunararibonye bwayo. Aho yabaga muri Afurika y'Epfo yari chef w'umuryango munini kandi ufite ubuzima bwiza. Izindi ntare zose zisigaye inyinshi ntabwo zari ziziranye. Ubuzima nibwo bwazihurije mu burasirazuba bw'u Rwanda. Itsinda ry'intare ryiza kandi rifite ingufu riba rigomba kuba rigizwe n'intare z'ingore zirenze imwe zikomoka mu muryango umwe, zifatanya mu kurera abana bazo. Niyo mpamvu izi ngizi zazanywe mu Kagera zaje zitaziranye. Ikintu cya mbere zabanje gukora ni ukumenyana kugira ngo zireme imikoranire ikwiye. Mu ntare z'ingabo zazanywe mu Rwanda icyo gihe, imwe muri zo ari nayo nkuru yari ifite imyaka 3, yitwa Indoro. Yari ifite ikibazo cy'ijisho rimwe ryapfiriye mu mirwano n'izindi ntare. Indi ntare y'ingabo yitwaga Izuka. Iyi ngiyi niyo nshuti yonyine Indoro yashoboraga kwizera muri izi ntare 7. Into muri izi ntare yari ingore, yari ifite amezi 18 icyo gihe. Kugira ngo ishobore kubaho mu Kagera, yagombaga kwishingikiriza ku bufatanye bw'izindi ndetse n'ubumenyi yagombaga kuzikuraho kugira ngo ishobore guhiga. Intare ni inyamaswa y'ijoro. Buri gihe iyo izuba rirenze hatangiye kuza akabwibwi, ubwo twebwe tuba twihina mu nzu, izi nyamaswa z'inkazi zo nibwo zumva icyizere cyazo kizamutse ku buryo zihita zitangira akazi kazo ko gushaka imibereho.
ziri mu nyamaswa nini zo mu ishyamba. Intare nkuru ipima ibiro birenze 200 n'uburebure bwa metero ziri hagati y'eshatu n'enye. Intare ziri ku mwanya wa kabiri mu bunini mu nyamaswa zo mu muryango wazo. Izi ni izitwa fela. Izi ni inyamabere zose z'indyanyama zifite imiterere nk'iy'injangwe. Intare iratontoma, uku ni ugusohora ijwi riranguruye cyane mu buryo buteye ubwoba kandi rikagera kure. Umutontomo w'intare ushobora kumvikana mu ntera y'ibirometero 8. Urusaku rwayo warugereranya n'urw'inkuba. Intare itangira kuvuga ikivuka, ariko ijwi ryayo ritangira kwitwa umutontomo guhera ku mwaka umwe. Gutontoma kw'intare kuba kugamije kumenyesha izindi nyamaswa ko aho ngaho iri ari mu bwatsi bwayo, ko aho hantu iri no mu nkengero zayo ari ihategeka. Umwami ari hano, mwese mubimenye. Biba ari ukugaragaza ko ihari kugira ngo indi nyamaswa yose ishobora gutekereza kwinjira muri ako gace ibanze kubitekerezaho kabiri. Muri uko gutontoma ni naho itumaniraho n'izindi ntare zo mu muryango wayo. Intare nizo nyamaswa zo muri ubu bwoko zibaho mu matsinda yitwa clan. Ushatse wayita umuryango. Umuryango umwe cyangwa se itsinda rimwe ry'intare rishobora kuva ku ntare 3 kugera ku ntare 40. Buri muryango uburimo nibura intare imwe y'ingabo itegeka uwo muryango, ariko zishobora kugera kuri 3 z'ingabo. Izindi ntare zisigaye zo mu muryango inkuru ziba ari ingore, zikunze kuba zirimo nyinshi zifite icyo zipfana. Kenshi intare z'ingore zibyara mu gihe kimwe, ingingo ituma ibyana byazo bibwagaguza cyangwa se byonswa n'intarekazi zose zitandukanye ziri muri uwo muryango. Ntabwo buri imwe yonsa abana bayo gusa, ahubwo buri yose yonsa bibonye hafi aho. Intare ntabwo ariyo nyamaswa irusha izindi guhiga, ariko iri mu nyamaswa zirya inyama nyinshi, niba atari nayo ya mbere. Mu muryango w'intare ibirebana no guhiga ni akazi kayoborwa n'intare y'ingore. Mu nyamaswa zose intare ihiga ibasha kwicamo 30%. Urumva ko atari umubare utangaje. Mu nyamaswa zihigwa n'intare habamo imparage ndetse n'impongo, inyamaswa zizi kwiruka cyane ku buryo rwose amahirwe y'intare yo kuyifata aba ari make cyane. Gusa iyi intare zikoreye hamwe nko mwishyira hamwe zongera amahirwe yazo yo kunaniza izo zihiga, bityo kuzica bikoroha. Nubwo intare zigorwa no gufata imihigo yazo, ariko intare imwe nkuru irya nibura 9 by'inyama buri munsi, ariko hari izijya kure ikaba yarya ibiro 45 by'inyama buri munsi. Izi ni ziba ahantu hari inyamaswa nyinshi. Intare z'ingabo nizo zigira umugara, ariko ntabwo ari zose. Nk'intare zo muri parike ya Tsavo muri Kenya, izi ngabo nta mugara zigira. Hari impamvu nyinshi zivugwa ko zishobora kuba zarabiteye. Hari abavuga ko izi ntare zifite umusemburo wa kigabo witwa testosterone mwinshi, ariko nanone bamwe bakavuga ko bishobora kuba ari uburyo kamere umubiri w'izi ntare wahisemo, uburyo bwo kutamera umugara kugira ngo zishobore kuba ahantu hari ikirere gishyushye nko muri Kenya, ariko zigabanya ubushyuhe. Umugara w'intare nta kintu kinini uyimarira. Umumaro wayo w'ingenzi ni ugutera ubwoba izindi ntare z'ingabo cyangwa se kureshya intare z'ingore. Hari ubushakashatsi bwigeze gukorerwa muri parike ya Serengeti muri Tanzania bwagaragaje ko intare z'ingore zikunda cyane intare z'ingabo zifite umugara, ariko cyane cyane ngo intare ifite umugara wirabura yo rwose ndiba yarazonze intare z'ingore ziri hafi aho. Kuri izo ntare z'ingore ngo umugara wirabura ni ikimenyetso cy'ubuzima bwiza n'ubugabo butajegajega, cyane cyane mu mirwano. Izi ngore zitekereza ko intare y'ingabo ifite umugara umeze uko nguko rwose ngo ibirimo umurinzi mwiza w'umuryango. Uyu munsi ntabwo intare ziba ku isi yose, ariko hari igihe ariko byari bimeze. Mu myaka 124 ishize, amoko menshi y'intare yabaga hirya no hino ku isi, by'umwihariko intare bise Lion de Caverne mu Burayi ndetse n'izitwaga Lion d'Amérique muri Amerika ya ruguru. Izi zose ariko zaje kuzima mu myaka 8,000 mbere y'uko Yesu Kristo aza mu isi. Amoko y'intare yakomotse kuri izi arimo nk'intare bise intare ya Afrika cyangwa se Lion d'Afrique, iba cyane muri Afrika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara, ari nazo ziri hano mu Rwanda, ndetse na Lion d'Asie zikunze kuba mu Buhindi. Nazo umubare wazo wagiye ugabanuka kubera ubuhigi bw'abantu, iyangirika ry'amashyamba zabagamo ndetse n'indwara. Uyu munsi habarwa ko hasigaye intare 20,000 za Afrika zikaba mu mashyamba. Izi nazo ngo ziri mu bibazo bikomeye cyane kubera ko zirahigwa zikicwa, zigasenyerwaho zabaga, izindi zikicwa n'indwara zitandukanye. Mu myaka 3 byavugwaga ko intare zo muri Aziya zo zisigaye ari 500 zonyine.
izi ngo ziri mu nzira yo kuzima burundu. Intare ni kimwe mu binyabuzima by'igitangaza biri kuri iyi si. Ingano yazo, apeti yazo, uburyo zizi kubana ni bimwe mu bituma intare yitwa umwami w'izindi nyamaswa. Nko mu Kagera bivuga ko mbere yuko intare zihazanwa, impyisi ngo nizo zacaga iteka muri iyi parike. Byemezwa ko intare izi neza agasuzuguro k'impyisi. Gusa izi ntare zikigera mu Kagera birashoboka ko nazo zahise zibwira izindi nyamaswa zaribagamo zitira ishyamba uribonye ba nyiraryo. Izi ntare zikigera mu Kagera, akazi gakomeye zahuye nako mu buhigi bwazo nuko zasanze mu Kagera ibiryo bihiganje ari impongo bita topi. Topi ni impongo yiruka kurusha izindi zose mu Kagera. Topi ishobora kwiruka ku muvuduko w'ibirometero 70 ku isaha. Niryo funguro ryiruka ku muvuduko munini kuruta yandi yose intare ishobora kurya. Bisaba imbaraga nyinshi n'ubuhanga buhagije bwo guhiga kugira ngo ishobore kurishyira ku meza nako ku butaka. Imwe muri tekinike zo guhiga ku ntare, kubera ko zikorera hamwe, ni ukuzenguruka umuhigo kandi ziwubikiriye. Ukunanirwa gukorana cyangwa se guhuriza kuri tekinike yo guhiga bigira ingaruka z'uko n'umuhigo uciriritse ushobora kuzinyura mu myanya y'intoki. Intare igira amaguru n'amajanja akomeye cyane, ndetse ikagira urwasaya runini kandi rukomeye rufite n'ingufu. Ni kimwe n'amenyo yayo. Intare z'ingore zirihuta kurusha iz'ingabo. Ishobora kwiruka ibirometero birenga 60 ku isaha igihe ari intera ngufi. Intare kandi ishobora gusimbuka hejuru ikarenga muri metero 3 uva ku butaka ujya hejuru. Mu gusimbuka igana imbere ho ishobora kwirasa ikagwa muri metero 10 imbere yayo. Ni ukuvuga ko irimo kwirukankana umuhigo, igihe umuhigo uri imbere yayo muri metero 10 ishobora gusimbuka ikawufata. Ni kimwe nuko yawusimbukira muri ubwo buryo igihe yari yubikiriye. Nk'uko izi njangwe tubana zifite ubwanwa burebure bwitwa vibrise, intare nazo zifite ubwanwa nka buriya bwa vibrise. Zibukoresha mu kumva imitigito cyangwa se kunyeganyega kw'ibintu byo hafi aho ngaho, cyane cyane mu gihe yubikiriye. Izi vibrise zifasha intare kumenya ibintu biri hafi aho ngaho mu mwijima iyo amaso yayo atabasha kubona kure. Izi vibrise ziba ku munwa w'intare wo hejuru, zikagira utundi tuvibrise hejuru y'amaso, ku matama no ku majanja, ku gice cyo hejuru y'ijanja. Hano ku majanja zifasha intare kumva imitigito iva ku butaka. Uretse ibi, intare igira ubushobozi bwo guhumurirwa bukomeye cyane. Amazuru yayo ashobora kumva impumuro y'inyamaswa iri mu ntera ya kilometero 1 na metero 600. Intare z'ingore nizo zihiga cyane, kubera ko iz'ingabo zigira ibiro byinshi kandi zifite umubiri utuma zitihuta cyane nk'ingore, bigatuma zidashobora guhiga neza nk'abashiki bazo cyangwa ingore zazo. Gusa hari ikintu gikunze kugaragara nk'akarengane mu mibereho y'intare. Intare z'ingabo zigira uruhare ruto mu guhiga no kwica inyamaswa. Iyo umuhigo umaze kuboneka, ziba iza mbere mu kuwushinga amenyo. Intare y'ingabo ni inyamaswa ifata amahirwe habonetse hose kandi ku gihe. Kandi 75% by'ibiryo byayo ni inyamaswa zahizwe n'ingore. Naho 12% ni inyamaswa ziba zambuye izindi nyamaswa zaziciye nk'impyisi. Intare z'ingabo ubwazo zihiga gusa 13% by'ibyo zirya. Gusa intare z'ingabo ziba mu mashyamba ahantu h'inzitane zihiga kurusha iziba mu mikenke. Nubwo bimeze bityo, akazi kazo nyamukuru ni ugucunga umutekano w'umuryango wazo, zikabuza izindi ntare z'ingabo kugaba ibitero ku muryango wazo. Iyo ibiryo biharari byinshi, intare zihiga gusa amasaha ari hagati ya 2 na 3 ku munsi. Abana b'intare cyangwa leliyonso batangira kwiga guhiga ku myaka 2 y'amavuko, ariko batangira kubikora neza bagejeje ku myaka 3. Mu gihe cyo guhiga bakurikirana inyamaswa hamwe na ba nyina, bakareba tekinike zose zikoreshwa mu gufata inyamaswa. Tekinike intare ikoresha mu guhiga ziterwa n'ubwoko bw'umuhigo cyangwa se aho uwo muhigo uherereye. Nk'intare z'ingore mu guhiga zikora icyo bita chasse à l'affût. Ni tekinike yo guhiga ikorwa mu rukerera, hatari urumuri rwinshi cyangwa se mu kabwibwi k'umugoroba, igihe hatari ubushyuhe bwinshi kandi hatabona neza. Ni tekinike yo kwihisha ahantu mu gihuru, igategereza ko indya byatsi iza kurisha hafi aho ngaho. Iyi ntare ibitegereje inyamaswa yaza kurisha hafi aho, yitandukanyije na ngenzi zayo zisangiye umukumbi, ku buryo iyifata iri yonyine.
mu bwenge bwinshi iyi ntare y'ingore iromboka ikagera nibura muri metero 30 uvuye aho ya nyamaswa irimo kurisha. Mvuze mu bwenge bwinshi kubera ko iyi ntare yihisha mu cyerekezo gitandukanye n'icy'umuyaga ku buryo impumuro cyangwa se icyo wagereranya n'icyuya cyayo kitaza kugenda ngo kigere kuri uwo muhigo. Iyo ari intare z'ingore zirenze imwe zigota ya nyamaswa ku buryo ibyo kubona aho yahungira byo rwose bibanza kuvaho. Imwe muri izo ntare yibonye igihe cyiza kigeze isimbukira ya nyamaswa ku muvuduko munini cyane. Hano intare zikiri nto zitaragira uburambe mu byo guhiga zikora amakosa yo kwataka hakiri kare, ariko intare nkuru ntabwo ishobora gukora iryo kosa. Ibanza kureba niba yegereye bihagije umuhigo kandi kareba niba bagenzi bayo bagose bihagije ku buryo umuhigo utari bubona aho uhungira. Iyi simbukiye iyo nyamaswa yitsikamira ikoresheje ibiro byayo byose ku buryo iguma ku butaka, ari nako amenyo yayo irimo kuyashinga ku muhogo. Yashinga ku muhogo apana ahandi habonetse hose kubera ko ibishaka ahantu hatuma iyo nyamaswa ipfa vuba. Izo ntare zindi zo rero zihitamo gufata umunwa w'iyo nyamaswa zikawufata zikawukagatira kugira ngo bibuze guhumeka, ubundi urupfu rwayo rwihute cyane. Rimwe na rimwe hari inyamaswa zihikura ariko zavunaguritse ndetse bimwe mu bice by'umubiri wazo byabaye paralize. Iyi nyamaswa ibashije gucika izi ntare z'ingore zirayikurikira mu gihe gito. Bibarwa ko inyamaswa icitse intare iba ifite amahirwe yo kurokoka ari hagati ya 14 na 47%. Ugukorana kw'intare nyinshi bizorohereza gufata umuhigo uwo ari wo wose uko waba ungana kose, kandi bigabanya amahirwe y'uwo muhigo yo kwirwanaho. Iyo zimaze kwica iyo nyamaswa noneho hakurikiraho kuyigabana. Intare z'ingabo kenshi nizo zibanza kuzuza ibifu byazo. Zishobora kurwana hagati yazo zitinyama, ariko bibaho gake. Ibyo bikorwa igihe inyama ari nke. Ubusanzwe abana nibo barya nyuma iyo base na ba nyina bamaze guhaga, ariko iyo inyama ari nyinshi barira hamwe bose. Mu gihe cy'impeshyi nibwo hakunda kubaho imirwano y'inyama kubera ko ubwatsi buba ari buke, bityo indya byatsi zikabura. Muri iki gihe bwo rwose n'intare y'ingore ibishobora kurya ikima abana bayo. Abantu bamwe bavuga ko intare ari injangwe ifite imikaya minini, ikagira umubiri muremure, umutwe munini n'amaguru magufi. Ingano n'imiterere by'intare bitandukana bitewe n'igitsina cyayo. Itandukaniro rinini riri hagati y'intare y'ingabo n'intare y'ingore ni umugara ndetse n'ingano mu bunini. Icy'ingenzi cyane muri iri tandukaniro ni ingano, kubera ko umugara hari zitawugira namba, izindi ugasanga uragarukira mu maso, naho izindi ukaba mwinshi kandi munini ugatwikira umugongo, ijosi n'ibitugu, ugakomeza ku muhogo ndetse no ku gituza. Umugara w'intare y'ingabo utuma igaragara nk'aho ari nini kandi ushobora gutera ubwoba izindi ntare. Intare y'ingabo imaze gukura igira uburebure bushobora kugera kuri metero 3 hatarimo umurizo ukunze gupima metero 1. Uburebure bwayo guturuka hasi aho ishinze amajanja kugera ku mugongo aba ari metero 1, ikagira ibiro biri hagati y'170 na 230. Intare igera ku myaka yo kororoka, ni ukuvuga guhuza ibitsina no kugira inshingano mu muryango, guhera ku myaka 3 y'amavuko. Nubwo iba yakuze ariko ntabwo ishobora guhuza ibitsina n'intare y'ingore hatabayeho kumvikana. Ni ukuvuga ko intare y'ingore ibigomba kwemera ko icyo gikorwa kibaho mbere y'uko zigikora. Mu kubyemera ikoresha ibimenyetso birimo kuzenguruka iyo ntare y'ingabo, kwibarangura imbere yayo, cyangwa se kurambika umutwe wayo ku gikano cy'iyo ntare y'ingabo. Icyo gihe iyo ntare y'ingabo ihita isobanukirwa icyo ngore ishaka kuyibwira. Nyuma yo guhuza ibitsina, intare y'ingore ibwegeka amezi 4. Mbere yo kubwagura ihita iva mu muryango ikajya kuba yonyine, ikabwagura iri yonyine. Ibwagura ibibwana biri hagati ya 1 na 4 bipima ibiro 2 nibura buri kimwe. Icyana cy'intare kivuka gifunze amaso, kigakomeza kubaho kitabona, gitangira kureba hagati y'iminsi 10 na 15. Mu gihe cy'ibyumweru 6 ibi bibwana nyinira byonsa kandi ihora iri maso ibirinze. Iyi ntare y'ingore ifite abana ihindura hiba buri minsi 3 cyangwa 4 kubera umutekano w'abana bayo. Nyuma y'ibyumweru 6 iyi ntare y'ingore isubira mu muryango, noneho izindi ntare z'ingore zo muri uwo muryango zikaba zishobora konsa abo bana. Muri iki gihe iyi ntare y'ingore ibishobora gusiga abana bayo bonyine umunsi wose amasaha 24. Aba bana b'intare baba bataragira amakare nk'ay'intare ku buryo bakwirinda. Muri iki gihe rwose iyo basigaye bonyine izindi nyamaswa zikunze kubasagarira.
nko muri parike ya Serengeti muri Tanzania babara ko 86% by'abana b'intare bapfa muri iki gihe. Mu mezi 6 ibi byana by'intare biracuka, ariko bikamara imyaka 2 bihora iruhande rwa nyina ibyigisha guhiga no kwirwanaho mu buzima. Muri aba bana b'intare iyo harimo iz'ingabo zikomeza kuba mu muryango kugera zigize imyaka 3. Iyo zigize iyo myaka 3 mu gihe zishobora kororoka cyangwa se guhuza ibitsina, zirukanwa mu muryango wazo zikajya gushaka undi muryango uzakira. Intare z'ingabo zirakundana cyane kandi zirafatanya hagati yazo. Kenshi zifata intare z'ingore nkaho bahora bahanganye. Iyo izi ntare z'ingabo zifite imyaka 3 zirukanwe mu muryango, zikora urugendo rurerure ntabyo kubaha imipaka ziba zarashyizeho. Iyo zigize aho zigera zikabona undi muryango, zigerageza kuwinjiramo ku ngufu binyuze mu kurwana n'ingabo ziwusanzemo. Ni imirwano ibirimo gukomeretsanya rimwe na rimwe no kwicana. Iyo zibashije kunesha izo ngabo zihasanze, ubwo ziba zibonye umuryango mushya. Iyo ntare y'ingabo yitabashije kubona undi muryango ijyamo ngo irwane n'ingabo ihasanze iwinjiremo ku ngufu, ihinduka intare iri yonyine ibaho izerera itagira aho itaha, itanagira umuryango. Iyi ni intare y'ikigwari. Iyi ntare y'ikigwari rero irinda inapfa itabyaye, kubera ko kubona indi bihuza ibitsina birayigora cyane. Impamvu biyigora nuko kugira ngo intare y'ingabo ibone ingore bihuza ibitsina, biyisaba kurwana n'ingabo isanzwe ihuza ibitsina n'iyi ngore. Yayinesha ubwo ikayitwara umugore. Iyi ngiyi yananiwe kurwana ngo ibone umwanya mu muryango mushya, birayigora cyane kubona iyo bihuza ibitsina. Imikoranire hagati y'intare 3 cyangwa se 4 z'ingabo iba ari ingenzi cyane, kubera ko zishyira hamwe zikarinda umuryango wazo ku buryo nta ntare y'inyamahanga izapfa kuza kuwinjiramo. Amatsinda mato y'intare zifatanya mu kurinda umuryango ahanini abagizwe n'intare z'ingabo zifite icyo zipfana, naho amatsinda manini akaba agizwe n'intare z'ingabo zihuje kubera ko zisanze ziri mu muryango umwe, harimo na za zindi zawinjiyemo ku ngufu. Izi iyo zibashije kuwinjiramo ku ngufu, za zindi zatsinzwe zisanga nta yandi mahitamo zifite usibye gutuza zigaturana. Gusa rimwe na rimwe za zindi zitsinzwe hari ubwo zihitamo kuva muri uwo muryango zigatorongera, bisa naho zidashaka kubana n'umwanzi mu rugo. Izi zinjiye muri uwo muryango rero hari ubwo zigira ubugome bwo kwica abana ba za zindi zatsinzwe zigatorongera. Ubu bugome bwo kwica aba bana ariko ahanini buba bugamije kugabanya igihe cya nyina cyo kongera kubwegeka. Ziba zigamije ko nyina w'ibyo bibwana ihita ibura abana, maze ikisanga nta mahitamo ifite usibye guhuza ibitsina n'uwo mwinjira kugira ngo yongere bwagure. Intare z'ingore zikunda kurwanya ubwicanyi zihisha abana bazo kure cyangwa se zikabarwanaho kugeza ku mwuka wa nyuma. Mu ishyamba intare ibaho imyaka iri hagati ya 12 na 14, gusa aho bazororera ishobora kubaho imyaka irenze iyo ngiyo, ariko ingore nizo zikunda kuramba, ishobora kubaho imyaka 20. Intare z'ingabo zikunda kwicwa n'izindi ngabo zikiri nto, ni ukuvuga abajene birukanywe mu miryango yabo bakajya gushaka imiryango mishya. Iyo babonye umuryango bica umugabo wo muri urwo rugo bakawinjira. Ingore zo zikunda kwicwa n'inzara iyo amapfa yabaye maremare, inyamaswa zo guhiga zikabura. Gusa abantu nabo ntabwo bazorohera, kubera ko barazihiga cyane bazishakaho bimwe mu bice by'umubiri wazo nk'amagufa, amenyo, umurizo n'ibindi bashaka gutaka cyangwa gukoresha mu buvuzi gakondo. Intare y'ingabo ndetse n'iy'ingore zose zishobora guhuza ibitsina n'intare zitandukanye, ariko kenshi intare y'ingore igarukira ku ngabo zitarenze 2 zikaba arizo bihuza ibitsina zonyine. Intare z'ingore zihuza ibitsina n'ingabo iminsi iri hagati y'3 n'4 mu gihe ziri mu bihe byo kubishaka. Muri icyo gihe zishobora kubikora buri hagati y'iminota 20 n'iminota 30, bivuze ko zishobora kubikora inshuro 50 ku munsi. Uku guhuza ibitsina cyane kuri uru rwego, usibye kuba bihita bikurura igihe cy'uburumbuke, binarema muri iyo ntare y'ingabo inshingano zo kuba umubyeyi no kumva ihora ishaka kurinda abana bayo. Intare y'ingore ibwegeka amezi 4 kandi ishobora kubwegeka igihe icyo ari cyo cyose mu mwaka. Inyamaswa zizi kwiruka cyane kandi bigoye gufata nk'impongo, impara, imparage n'izindi, intare zirazirya ariko ntabwo zizikunda kubera ko zirazigora kuzifata. Zikundira inyamaswa nini nk'imbogo, usibye ko zishobora no guhigana twiga, inzovu, imvubu. Gusa ku meza y'intare hakunze kubaho ibikururanda nk'ingona, ingurube z'igasozi, inguge, inkende. Intare iyihaze imaze kurya ibiro nka 40 by'inyama kubera ko ishobora kubimara iyo byabonetse,
ihita imera nk'izinutswe inyama. Icyo gihe rwose impongo yayinyuraho iyireba ntinayikoreho nk'aho ari inshuti. Iyi ntare iba ishobora kumara iminsi myinshi rwose itarya. Igifu cy'intare ntabwo cyaremewe kugogora ibimera n'ibibikomokaho, niyo mpamvu intare itarisha. Indyanyama ni inyamaswa ifite umubiri ukura intungamubiri n'ingufu hafi ya zose mu bigize umubiri w'izindi nyamaswa, ni ukuvuga mu ruhu n'inyama z'indi nyamaswa. Amenyo y'intare ntabwo yaremewe gutapfuna, ahubwo yaremewe gukata ibintu. Niyo mpamvu intare zidahekenye, ikata intongo nini ikaroha mu nda idahekenye. Ibi ngibi bituma igogora ryayo rigorana cyane, ari nayo mpamvu iyo ihaze iba idashaka no kongera kureba inyama, kubera ko kugogora inyama ingana uku nguku bitwara igifu cyayo n'umubiri wayo ingufu nyinshi n'igihe kinini. Ibi ngibi biri no mu bituma intare itaramba, harimo kuba irya inyama gusa ku buryo umubiri wayo utabona izindi ntungamubiri, hakabamo n'irigogora rirushya umubiri wayo. Niyo mpamvu ibashije kuramba imara imyaka 20. Twebwe dushobora kumara imyaka 100 kubera ko turya byose. Mu gihe cy'amapfa intare ishobora kurya udusimba duto cyane, ipfa kuba ari inyama. Ishobora kurya akanyamasyo, umuserebanya, urukwavu, imbeba, kanga mu jisho. Mu ishyamba intare irya buri nyama yose ibonye. Ihiga kuva ku nyamaswa ifite ibiro 50 kugera ku ipima ibiro 300. Bibarwa ko buri mwaka buri ntare nibura yica inyamaswa nini 15. Nubwo intare irya buri munsi, ariko iyo byabuze ishobora kumara iminsi 14 itararya. Aho yiciye umuhigo ni naho iwurira, ariko iyo ibiciye mu mazi irawuzamukana ikawurira ku butaka. Iyo itamaze ifunguro ryayo ishobora kuririnda mu gihe cy'amasaha runaka mbere yo kongera kurirya yamaze kurigogora. Mu gihe cy'izuba ishobora guhisha inyama zayo mu gicucu ngo zituma. Intare zafashwe zikororerwa mu byanya bikomye zishobora kubwagura buri mwaka, ariko izo mu mashyamba zibwagura rimwe mu myaka 3 cyangwa 4 kubera impamvu zirimo n'umutekano w'abana bazo. Ibi biri mu bituma intare ziba nkeya mu mashyamba, ariko biri no mu bigira intare umwami w'inyamaswa. Intare bayita super predateur kubera ko ibeshwaho no kwica izindi nyamaswa. Nta kindi kintu gishobora kuyibeshaho kitari umubiri w'izindi nyamaswa. Ibi ngibi biri no mu bigira intare umwami w'izindi nyamaswa, kubera ko kubirya inyama gusa ikabizi guhiga, ikaba nini, ikororoka gake, kandi gashobora gukwira hose mu mashyamba binyuze muri kwa kwirukana intare z'ingabo zimaze gukura, bituma intare ihinduka umwami w'ishyamba. Kubirya inyama gusa kandi kamenya kuzishakira bihita bishyira ku gasongero k'uruhererekane rw'ibiribwa. Bivuze ko ishobora kurya buri nyamaswa, ariko yo ntabwo ari nyinshi zigirya. Iyo ihiga inyamaswa zose zisigaye, ariko nta nyamaswa bizwi ko zihiga intare usibye abantu. Gusa rimwe na rimwe intare imwe ishobora kugabwaho igitero n'itsinda ry'ingona hafi y'ikiyaga cyangwa se amazi magari. Ibyana by'intare byo bikunze kwibasirwa n'impyisi. Impyisi nazo ziri mu nyamaswa ziri hejuru mu ruhererekane rw'ibiribwa, kubera ko impyisi nazo ni impigi z'akataraboneka, kandi nazo zigira amahane n'agasuzuguro. Impyisi n'intare zirya bimwe, kandi ni inyamaswa zihora zihanganye. Iyo zihuye rimwe na rimwe intare ntabwo ijijinganya mu kwica impyisi ntinayirye. Intare irya umuntu, nicyo kibazo urimo kwibaza. Ubusanzwe intare ntabwo zirya abantu, ariko hamwe na hamwe hari aho byagaragaye intare cyane cyane ingabo zirya abantu. Iyi miterere n'imibereho y'intare, cyane cyane ibirebana no kuba ziri ku gasongero k'uruhererekane rw'ibiribwa, biri mu bituma bavuga ko intare ari umwami w'izindi nyamaswa, ndetse abantu benshi bakigereranya nazo. Tubashimiye ko mudasiba kutwumva. Nitwa Ismail Mwanafunzi, naho utaha.